muri make niyo navuze ngo kwibuka ni ibya buri muntu wese, si iby'igice kimwe, si ibyo kuvuga ngo ni ibya ordinary citizen ngo wumve ko niba ukora ahantu runaka ngo ntibikureba, ngo niba uri umuhanzi uri umusitari nk'uko biyita wumve ko bitakureba. Oya, umwaka washize twabonye abateshutswe bakora ibiganiro kuri TikTok, ubona rwose byo kwishimisha. Oya, kwibuka ni ibya twese, ntabwo icyo gihe ari igihe cyo kuvuga ngo ugiye muri TikTok. Umwaka ushize twabonye hariho n'abahanzi bapreferaga kuva mu gihugu bakajya gukorera ubuhanzi ahandi. Ni ukuri icyo ni igikorwa cy'ububwa, ni igikorwa cy'ubugwari. Ntabwo wajya uza gusarura amatunda iki gihugu cyagezeho mu gihe cy'amaho, igihe turi ku rugamba ngo uhunge. Ni ubugwari pe. Guma hano nawe ukoreshe bwa buhangange bwawe sosiyete nyarwanda yaguhaye, duhangane n'iki kintu gishaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, gishaka kudusubiza inyuma. Koresha bwa buhangange bwawe nk'umuhanzi, ufite miliyoni y'abagukurikira, mufatanye namwe mwibuke, kuko n'abahanzi iyo influence yabo turayikeneye. Influence y'aba TikTokers bafite social media influences turabakeneye kugira ngo turwanye abo ngabo bari gukoresha imbuga nkoranyambaga bashaka gusenya u Rwanda. U Rwanda wagiriyemo umugisha, u Rwanda wagiriyemo umugisha. Si igihe cyo kuvuga ngo mugiye mu kabare abandi bari kwibuka mwebwe muri kwishimisha. Oya, iyo ni imyitwarire nayo rimwe na rimwe ivamo no kuvamo amagambo. Urabona urugero navuga, hari abantu bari bicaye mu kabare, umuntu arinjira aravuga ati ubu iki ni igihe cyo kwishima gutya mwashyizeho gutya, mugende namwe igihe cyo kwibuka muba mwirasa. Already yamaze gukora icyaha, urumva ahise agwa mu cyaha. Kubera ko hari rero imikorere, imyitwarire n'imigenzereze abantu bajyamo ugashiduka yatumye bagwa mu byaha. Kubyirinda rero ni ubwo buryo bwiza. Ariko cyane dukeneye aba bantu ba social media influencer kurwanya abakoresha n'ubundi social media bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Turabakeneye, dukeneye ba bantu bafite audience nini, audience y'abanyarwanda, abanyarwanda babahaye kwamamara. Tukeneye rero nabo ku rugamba rwabo ngo baze dufatanye. Ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo ugiye gukorera ibitaramo ahandi cyangwa ngo ugiye muri vacances, kuko ngo hano mu Rwanda ngo nta bintu byo gupatinga bihari. N'ubugwari. Mugisha, turi kwinjira mu kwibuka ku nshuro ya 32. Iyo tuvuze itangazamakuru mu Rwanda, umuntu wese azi icyapa cy'itangazamakuru ryagize uruhare kugira ngo jenoside ibashe gushirwa mu bikorwa. Ariko nanone imyaka 32 irashize dufite itangazamakuru mu Rwanda. Nk'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, twakoze dukurikira minisita agaragaza igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Mubona itangazamakuru ryaragize uruhe ruhari, cyane cyane none iyo tugeze muri ibi bihe? Nubwo abantu baba bavuga ngo hari ibyo umuntu aba agomba gukora, ariko yatubwiye Dr. ko abantu bakwiriye gutinyuka izo sije bakazivugaho, bagiye bazivugaho. Mubona iyi myaka 32 twavuga gute itangazamakuru ry'u Rwanda? In fact ntabwo twakavuze y'u Rwanda gusa, ahubwo twakavuze n'itangazamakuru hirya y'u Rwanda, ko iki ni icyaha cyo ku rwego rw'isi. Itangazamakuru mu Rwanda iyo tubisesengura tubibona mu buryo bubiri. Ndibwifashisha amagambo y'Icyongereza, yego, wenda Dr. araza kurushaho kumfasha kuyasesengura mu Kinyarwanda. The crime of omission na commission. Omission ni igihe ugize uruhare, twabonye imanza zabereye Arusha tuzizi. Ariko ikitwa omission kenshi ntitukivugaho, dutinda kuri commission, abakozi bifashe itangazamakuru ZRTM n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko cya omission ugasanga ntitukivugaho. Ari naho mbona yuko itangazamakuru mpuzamahanga ahanini risa nkaho dukwiye kureba uburyo twarizana muri ibi biganiro niba bishoboka, kuko hari journal imerutse gusoma Jano ihurizwamo ubushakashatsi bukorwa n'abashakashatsi batandukanye mu itangazamakuru, aho bagaragaza yuko hejuru ya 70% ibitangazamakuru byinshi muri Afurika iyi ngiyi turimo
bakibona ibyabaye mu Rwanda ko ari byari civil war n'ubushakashatsi bwakozwe iyo ubibonye ubona yuko harimo ikibazo gikomeye cyane kuko niba bafite influence kuri audiences zabo iyo tugeze muri ibi aho twibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi bo bakaba bakibona nk'aho byari civil war ntabwo bituma society zabo ziba engaged ku rugero rwaho bumva yuko bafite uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo n'iki cyaha cyane ko no muri aka karere turayibona muri Great Lakes region turayibona ibera hakurya hariya isi karebera ikabiceceka kandi itangazamakuru ryakaba rifite iki uruhare icyo ni icyo nita the crime of omission ko ritagaragaza rwaryo kugira ngo recalling to accountability abashinzwe kurwanya iki cyaha abantu bakakirebera hirya no hino igihugu kikabivuga ariko ugasanga abantu naho habiri nge mbibonera so mu Rwanda tugarutse mu gihugu cyacu itangazamakuru ryakomeje kwiyubaka ndetse rizirikana uruhare rw'itangazamakuru ryatambutse mu gutuma ibyaha bitongera kuba mu gihugu cyacu nyeka yuko nk'izi nzego zagiye zijyaho zigenzura itangazamakuru amashuri yigisha itangazamakuru byagiye bigira uruhare rukomeye mu kubaka abanyamwuga batuma baha icyizere igihugu cyacu yuko ibyabaye itangazamakuru itazongera kuba umuyoboro utuma ingengabitekerezo yongera kugira gushora imizi itangazamakuru ikoreshejwe aho ngaho rwose bamenye neza yuko hari bariyeri ku gihugu ku itangazamakuru ry'igihugu cyacu ariko dukwiye gushyira imbaraga even beyond mu Rwanda n'iki gihe cyo kwibuka tukaba dufite uburyo twatumije ibinyamakuru bikomeye hano biri muri region yacu ntitware iby'abazungu ibiri mu karere nabo bikaba integrated mu kwibuka kuko byafasha kugira ngo imyumvire n'imitekerereze bafite ibashe guhinduka cyane cyane ushingiye kuri ubwo bushakashatsi ubwo ni naho nashaka kubaza muri iki gihe tugiye kwinjiramo ingengabitekerezo navuga iva mu bantu baba hanze y'u Rwanda noneho iba yakajije umurego yaba mu bantu basanzwe ariko nabita abanyamakuru bakorera hanze y'u Rwanda ni gute abanyarwanda bamenya amakuru bakonsoma bamenye aho bakura ibyanyabyo nibabona n'ibitari ibyanyabyo babite babitahura muri iki gihe tuba tugiye kwinjira mu mugisha urabona dufite blessing yuko internet yafunguye urubuga rw'aho abantu basakariza ibitekerezo byabo cyangwa se batangira ibitekerezo byabo ariko nanone ishobora kuba ekasi ishobora kuba umuvumo cyane ko abenshi bajya kuri izi mbuga nkoranyambaga ntibazi gutandukanya mu dukoresha ururo n'amasaka kubitandukanya niho kenshi tuvugira ijambo media literacy ko rikenewe mu banyarwanda kumenya gukonsoma ibyo bakwita inkuru bitandukanye n'ibyo twita ibihuha misinformation ideology propaganda n'ibindi nk'ibyo noneho haje ikindi kintu gikomeye cyitwa foreign information manipulation aho abantu bategura ibyo bategura bagamije kugira ngo bagere ku cyo bashaka kugeraho ariko bakoresheje urubuga rwa information flow aho rero ni ikibazo gikomeye cyane birasaba ko dushyira imbaraga mu kwigisha abanyarwanda uburyo bagomba gukoresha izi mbuga nkoranyambaga bakamenya ibyiza byazo n'ibibi byazo kugira ngo babashe kwirinda guhura n'aba bantu bakwirakwiza ingengabitekerezo bakwirakwiza imyumvire idahwitse ibyo birasaba sosiyete yacu muri rusange itangazamakuru cyane cyane kwigisha sosiyete nyarwanda uburyo bakwiye kwitwara igihe barimo kwinterakitinga cyangwa se gukonsoma izi nkuru ziri ku mbuga nkoranyambaga kuko ni byinshi biriho bitegurwa mu buryo butari ubwa kinyamwuga so birasaba yuko abantu babyitondera cyane cyane igihe bakoresha izi mbuga nkoranyambaga bazisosingaho amakuru bashaka kuko zimwe muri zo ziri abantu bazikuritinga for purposes yo kugira ngo bayobye cyangwa se distorting information ni amagambo mashyashya tugenda tubona wenda tutari twabona ikinyarwanda nka disinformation misinformation wenda uko tugenda dutera imbere n'amategeko agenda abiha umurongo tuzajya tubona bene imvugo ziboneye zo gukoresha ariko ni ikibazo gikomeye navuga yuko gihari ariko gikeneye intervention ya buri muntu kugira ngo tubashe gukumira
ibyo abantu bakonsoma kuri izi mbuga nkoranyambaga. Yego umuvugizi wa RIB turi ku soza iki kiganiro ubwo murata